Yes, ekipe ya Arsenal ndetse na ekipe ya Manchester United, izi ekipe zombi mu busanzwe zitajya imbizi zongeye guhurira ku mukinnyi umwe wa ekipe ya Club Brugge mu gihugu cy'Ububiligi, ndetse na ekipe zombi ziteguye kuza kuba zikora igishoboka icyo ari cyo cyose kugira ngo zirebe ko zaza kuba zegukana umwe mu basore b'abahanga bariho barimo bazamuka neza. Imyaka 21 afite ubushobozi bwo gukina kuri kabiri ndetse na gatatu, ni ukuvuga ngo ashobora gukina ibumoso n'iburyo hose adefanda, akoresha amaguru yombi, ndetse n'umwe mu bakinnyi bagiye bitwara neza muri ino sezo irangiye. Amaze nshimire cyane abantu mwese mwamaze gukanda subscribe hano kuri Game Sports Hub, n'abatarayikanda ariko mbabwire ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Buke kujya muri comment section uduhe igitekerezo cyawe, buke kanda like kuri ino video ubundi tujye turushaho kubana uko bwije nuko bukeye. Ari kukubwira ngo the Gunners and the Red Devils have work to do in the market, with both clubs pushing to complete several more signing. Cyasati ekipe ya Arsenal na Manchester United zombi ni ekipe zigifite ibintu byinshi byo gukora muri rino soko mbere ko riza gufunga, cyane ko barimo barakoresha uko ibyo ari byose, barimo bagumya bapushinga basunika kugira ngo barebe ko baza kuba bagira abandi bakinnyi binjiza muri no ekipe. Bagakomeza kwibutsa yuko ekipe ya Arsenal kugeza amaginga bigendanye n'ibyifuzo ndetse n'ibitekerezo bafite, barifuza center back, bakifuza umukinnyi ushobora kuza gukina nk'umuwinga w'ibumoso ari kuri ku rwego rwo hejuru wabo wisombeho kuri Crystal Stories bafite, aho hagiye mentioning amazina agiye atandukanye, ndetse bakifuza n'undi rutayizamu ushobora kuza kuba option mu gihe cyose baba baramutse babonye rutayizamu ukomeye waba uri mu gihe ucaracara ku isoko. Ku ruhande rwa ekipe ya Manchester United yo barifuza numero 3, bakifuza undi mu mediateri, ndetse bakakubwira ngo bigendanye n'ikiri buze kuba hagati ya Marcus Rashford na Joshua Zirkzee, uzajya usohoka muri abo ngabo byitezwe ko azajya ahita asimbuzwa undi, nubwo kugeza amaginga ya umubano wa Manchester United na Marcus Rashford wo ugeze ku rwego rwiza cyase amaze kuba perfect, ndetse amaze no kubumvikana ko agomba kujyambara nimero 14. Bisobanuye ko utwo Rashford amahirwe menshi araza kuguma kandi araza gukomereza kariyeri yiwe kwa Manchester United. Icyifuzo cya Manchester United cyo kuza kubisinyisha mu nimero 3 sibanga ko bifuza kwitwa Lewis Hall nk'umwe muri tagiti zabo za mbere cyangwa se mu makinnyi bifuzaga kuruta abandi. Gusa kugeza amaginga ya ekipe ya Newcastle imaze gusora abakinnyi 3 bayo beza muri no sama, witwa Sandro Tonali yagiye muri ekipe ya Tottenham, Bruno Guimaraes yigera muri Arsenal, ndetse na Anthony Gordon yagiye muri ekipe ya FC Barcelona. Bikaba bisobanura cyangwa se bagarimo bavuga ngo enough is enough, they are not letting anyone left again. Cyangwa ati ibyabaye byarabaye, byarangiye byararangiye, ariko nta wundi mukinnyi turi buze kwemera yuko asohoka muri no ekipe yacu ya Manchester United. Gusa nanone ku ruhande rwa ekipe ya Arsenal witwa Mikel Arteta ndetse na Andrea Berta bose bari guhuriza ku kintu cyo kuvuga ngo dukeneye undi mukinnyi uducyase, dukeneye undi mu nimero 3 umukinnyi ukina mu mande uri buze ko ari Donatille kuri uwo mwanya, kuko bari kureba bagasanga ari uwitwa Ricardo Calafiori mu defenseur central, Piero Incapié mu defenseur central, bakavuga ati nibyo bitwara neza bakina neza iyo bari hano kandi turanabakoresha, ariko mu gihe tutari twanabona undi mukinnyi wo kuza kuba simbura William Saliba, dushobora gufata uyu mukinnyi amakeya cyase, dushobora kuza gufata uno mukinnyi uri muraboneka nubwo yaba akina mu mande, tukaza kumukoresha kugira ngo tuze kureba yuko twaza kwa twitwara neza ku isoko ryacu ryigura n'igurisha, natwe tukaza kuba tubona undi mukinnyi kongeramo. Icyo rero cyo kirimo kiratuma ano ma ekipe yombi ahurira kuri no musore ekipe ya Club Brugge bita Joachim Sears. Joachim Sears y'imyaka 21 umaze guhamagarwa inshuro 6 muri ekipe y'igihugu y'Ububiligi kugeza amaginga ya ekipe y'iri kumubarira hagati ya miliyoni 35 ndetse na miliyoni 30 z'amayero kugira ngo ize kuza kuba itandukana n'uno mukinnyi. Nkuko birimo bitangazwa n'uwitwa Ben Jacobs abantu benshi turamuzo ni umusina correspondent gitangazamakuru bita Game Sport, ndetse n'umwe mu banyamakuru bizerwa cyane mu kigendanye n'amatransfer nyuma ya Fabrizio Romano ndetse n'abandi. Nuri muratubwira ngo Jacobs also noted that yes ni team tokarimi quoting ibyo Jacobs hano yavuze, what they did when they selling Crystal Stories to Arsenal in July, Brugge led this sanction another sale for another of best players. Cyasati nkuko babikoze cyase nk'ibyo bakoze bagurisha witwa Crystal Stories mu kwezi kwa 7, nako ekipe ya Club Brugge yiteguye cyase iledi kuza kubire ku rundi mukinnyi muri kono kwezi akaba yakwigendera. Hanga ati but there may be a bad news for those who wishing to see Sears lineup at Old Trafford, because Arsenal hold the advantage to run him at the Emirates. Cyase dushobora kubyita kari nk'amakuru mabi kuri bantu bose bifuza cyase
bumva ba excited yo kuza kuba babona uwitwa Joachim Sez iyo Manchester United, kubera ko kugeza maginga ya equipe ya Arsenal niyo iri muri advantage cyangwa se ifite amahirwe menshi yo kuza kubisinyisha n'umukinnyi bita Joachim Sez, niyo iri imbere nifite amahirwe menshi. Gusa ibyo bidakuraho ko nyine ama equipe yombi bagifite uburyo bwo kuza kuba yaganira, kuvuga ngo iri imbere mu kuganira n'uno mukinnyi, iri imbere mu kuba iri yaratangiye ibiganiro yo n'abahagarariye Joachim Sez, cyane ko equipe ya Club Brugge nta equipe n'imwe muri izi zombi yari yagira ibiganiro nayo. Icyabaye nuko Club Brugge yo yarabidekaraye imbere icyumva ko umukinnyi wayo hari ama equipe yatangiye kumuganiriza, avuga ati ufite ano mafaranga araza nta kibazo. Ni nkuko byagenze neza nyine kwitwa Crystal Stories. Ntago equipe ya Club Brugge uzapfa kwimva yagiye mu bintu ngo byo kubidinga ngo twagwaye miliyoni 20 ngizange ngo subire yakubwira ngo umukinnyi wacu turaza kumurekura uko tubonye zino miliyoni 40. Ubwo ni urugero kuri Crystal Stories nuko byagenze. Equipe ya Arsenal imaze kuzitanga, okay, ubwo icyo ugenda uganira nawe kuvuga ngo kuri izo 40 murimo mushaka baretse nkagwa 30 10 zikaza mu add-ons, akavuga ati wenda 35 eshanu mu add-ons. Nibyo biganiro gusa equipe ya Club Brugge ijyamo. Yo kuvuga ngo equipe ya Arsenal nifite amahirwe kuri no dirutwa Joachim Sez, no kwera yuko equipe ya Arsenal yatangiye ibiganiro n'abahagarariye no musore, ndetse amakuru akemezwa ko ari ibiganiro birimo bigenda neza. Nubwo na Manchester United nayo nyuma yaho yahise byinjiramo, ndetse bakaba bakirimo bagenda bareba ubusozi zishoboka kuri no mukinnyi wabo. Ibyo byose nibyo kuza gutegereza tukaza kureba biribuze kuba bigenda. Bakomeje batubwira ngo we know that Manchester United window is not done yet, and for United there are a few priority positions they are looking to address. A left wing if Marcus Rashford depart, and one in central midfielder, then some defensive cover. Cyasa twese turabizi neza ko equipe ya Manchester United itari yanyurwa, itari yashirwa ku isoko, ifite indi myanya n'abandi bakimifuza kuza kwa yongeramo. Nk'urugero mu winga kuri 11 mu gihe cyose witwa Rashford yaza kubafasha umwanzuro wo kuza kuva muri ino equipe, cyane ko ari ibiganiro biri kuba hagati y'abahagarariye Rashford ndetse na equipe ya Arsenal byagiye bimaze iminsi bibaho, nubwo kugeza amaginga bisa nk'ibituje nyuma yaho witwa Rashford yamaze kumvikana no kwemeranya na Manchester United kuza kwaguma muri no equipe. Gusa bakavuga ngo igihe cyose nka Arsenal yabigarukamo cyase amandi ma equipe agiye amuvugwaho nka za Bayern Munich n'izindi zikaba zabigaruka muri ibyo biganiro zigakonveka Rashford kuba yagenda, United nayo direct irahita ijya ku isoko gushaka undi mu winga w'ibumoso wari buze kuba bakoresha. Ariko bakene undi mu mediateur, ibyo ni ibintu tuzi ko ino Amerika twatangiye bifuza mediateur batatu bamaze gusinyishamo babiri, Yuri Tielemans na Andre Santos. Bisobanuye nyine ko bagishaka undi mukinnyi, amazina agiye atandukanye twagiye tubigarukaho ku bakinnyi bashobora kuza kwinjira muri ino equipe. Gusa ku kigendanye n'abadefenseur naho cyako tugumya gutinda uyu munsi, Manchester United still finding another left back because Diego Leo is young and Luke Shaw is not going to be around forever. Cyase equipe ya Manchester United irimo irashaka undi mu mediateur wo kuza kwikoresha kuri ruhande rw'ibumoso, kubera yuko yaba uno mu petit bafite bita Diego Leo ni umwana muto cyane, nyine n'umuntu utakwizera kuvuga ngo mushize muri equipe ya Manchester United. Wareba witwa Luke Shaw ku myaka afite, ukareba fitness yiwe na injury record yiwe, cyase uburyo arimo agenda avunagurika muri no minsi, bigatuma bavuga bati dukwiye gushaka undi mu defense yo kuza ko twongera muri no equipe. Bakakubwira rero igihe cyose Manchester United yaza kuba itabonye witwa Joachim Sez uyu wa Club Brugge arimo bifuza, biteguye kuza kuba basubira ku witwa Dedrahom wa equipe ya Leipzig. Bari baramuvuzwe gusa nyuma baza kuba babivaho, barimo bamushakana no witwa Daniel Brown wagiye muri equipe ya Bayern mvuye muri Frankfurt, biza kurangira bamuvuyeho. Bakavuga ati rero mu gihe cyose tutari buze kuba tubonye Lewis hari nka top target, Newcastle yamukanze kumutugurisha, tukaramuka wenda tubuze nk'uyu Joachim Sez yagiye muri equipe ya Arsenal cyangwa se n'ahandi akaramuka ataje iwacu, biteguye kuza kuhita bajya gukora igishoboka icyo ari cyo cyose kwitwa David Lahum kugira ngo arebe ko baza kuba babona umukinnyi bagomba kuza gukoresha kuri nimero 3, kwera yuko mu cyifuzo n'igitekerezo cyitwa Michael Carrick nuko agomba gutangira saison afite umudefenseur mushyashya w'ibumoso, cyane ko yamaze kuba babwira ngo byibura muri mediane mwabamagaritse, kuko turamutse tunabonye abandi tugakoresha tukajya dukoresha ba Kobe Mainoo, tugakoresha ba Mason Mount, tukazamura aba petit ba Fletcher n'abandi, ariko dukeneye muri nimero 3 uri kuri calibre yo kuza gusimbura Luke Shaw kandi adahengetse, ikindi kandi akaba atari Diego Leon. So kambashimira cyane mwe mwese twabanye, witse ukanda like kuri no video, ukanda subscribe mutari wayikanda, bya muri comment section d'igitekerezo cyawe tubwire se wakwifuza ko no musore muri equipe yawe, nimbara abafana ba Arsenal, nimbara abafana ba Manchester United, nimutubwire. Ciao ciao, kadusubire mu